nejejwe cyane n'aba bashyitsi batugendereye none imitima yacu iranezerewe kuko mwagize ubwitange Uwiteka yiraha umugisha nejejwe cyane n'aba bashyitsi batugendereye none imitima yacu iranezerewe kuko mwagize ubwitange Uwiteka yiraha umugisha imbaza mwami kuko watugeneye inezeza umuntu wadushoboje guhura n'inshuti na bavandimwe data warakoze imbaza mwami kuko watugeneye inezeza umuntu wadushoboje guhura n'inshuti na bavandimwe data warakoze waduteraniye aho umwanzi satani ntabwo abyishimiye ntabwo ajya yifuza ko duhura n'abacu twari dukumbuye tugutanya abari bashyize hamwe waduteraniye aho umwanzi satani ntabwo abyishimiye ntabwo ajya yifuza ko duhura n'abacu twari dukumbuye tugutanya abari bashyize hamwe kuko watugeneye inezeza umuntu wadushoboje guhura n'inshuti na bavandimwe data warakoze kuko watugeneye inezeza umuntu wadushoboje guhura n'inshuti na bavandimwe data warakoze Mutare mutuje mwe bashitsi kuko mwageze kwa data buri wese uratumusabire gutahana umwuka we tujyana na Yesu mu birori Mutare mutuje mwe bashitsi kuko mwageze kwa data buri wese uratumusabire gutahana umwuka we tujyana na Yesu mu birori kuko watugeneye inezeza umuntu wadushoboje guhura n'inshuti na bavandimwe data warakoze kuko watugeneye inezeza umuntu wadushoboje guhura n'inshuti na bavandimwe data warakoze ni bande batazara
n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, kandi ntibashyireho ikimenyetso mu ruhanga no mu kiganza. N'abakurikira umwami Yesu aho yabajyana hose, nibande batazaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, kandi ntibashyireho ikimenyetso mu ruhanga no mu kiganza. N'abakurikira umwami Yesu aho yabajyana hose, ikimenyetso cy'inyamaswa n'isabato mpimbano, igishushanyo cy'inyamaswa rw'amadini, kandi burya komera iyo nyigisho ukayizera no gushyirwa mu ruhanga n'inyuma, kandi nyuma yo mu ntekerezo mu kiganza bizizana. Ikimenyetso cy'inyamaswa n'isabato mpimbano, igishushanyo cy'inyamaswa rw'amadini, kandi burya komera iyo nyigisho ukayizera no gushyirwa mu ruhanga n'inyuma, kandi nyuma yo mu ntekerezo mu kiganza bizizana. Sabato mu rugamba ruheruka amateka y'iyi si, kandi ni itandukaniro ry'abakunda Imana n'abayirwanya. Abayezu uko bikwiriye nibo bazahabwa imbaraga. Sabato mu rugamba ruheruka amateka y'iyi si, kandi ni itandukaniro ry'abakunda Imana n'abayirwanya. Abayezu uko bikwiriye nibo bazahabwa imbaraga. Ikimenyetso cy'Imana n'isabato y'ukuri, kugeza nk'uko bikwiriye by'abana b'Imana, abo nibo marayika ashyiraho ikimenyetso, abana b'Imana nibo barizwa n'ibikorerwa mu isi bakagira agahinda. Ikimenyetso cy'Imana n'isabato y'ukuri, kugeza nk'uko bikwiriye by'abana b'Imana, abo nibo marayika ashyiraho ikimenyetso, abana b'Imana barizwa n'ibikorerwa mu isi bakagira agahinda. Abari isi yose bazayiramya keretse uwandikishije izina mu gitabo cy'ubugingo cy'Umwana w'Intama uhoraho.
wandikisha izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Abari iminsi yose bazayiramya keretse wandikishije izina mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'Uhoraho. Nawe andikisha izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Hahirwa abameseri bishura byabo mu maraso. Yesu umwana w'intama kugira ngo bemerwe bazahabwa kujya ku giti cy'ubugingo n'amano yahishwe. Tuzicarana na Yesu ku meza maze dusangire. Hahirwa abameseri bishura byabo mu maraso. Yesu umwana w'intama kugira ngo bemerwe bazahabwa kujya ku giti cy'ubugingo n'amano yahishwe. Tuzicarana na Yesu ku meza maze dusangire. Tuzicarana na Yesu ku meza maze dusangire. Tuzicarana na Yesu ku meza maze dusangire. Dukeneye umwuka wera wo kuduhindura, ingeso zacu zikayoborwa n'Uwiteka. Umufasha akazagahindura imitima, tukakira imvura y'umuhindo nituma. Dukeneye umwuka wera wo kuduhindura, ingeso zacu zikayoborwa n'Uwiteka. Umufasha akazagahindura imitima, tukakira imvura y'umuhindo nituma. Ubwazaza atsinda ab'isi kandi abemeze n'iby'icyaha, ayobora abantu mu kuri, umuntu atera imbuto nziza. Ubwazaza atsinda ab'isi kandi abemeze n'iby'icyaha, ayobora abantu mu kuri, umuntu atera imbuto nziza. Amasezerano yo guhabwa umwuka wera natwabo mu minsi ya nyuma turayafite. Tukaba mu mwanya umwe tugahuza imitima, itorero ry'Imana tukaba umubiri umwe. Amasezerano yo guhabwa umwuka wera natwabo mu minsi ya nyuma turayafite. Tukaba mu mwanya umwe tugahuza imitima, itorero ry'Imana tukaba umubiri umwe. Ubwazaza
atsinda ab'isi kandi abemeze n'iby'icyaha ayobora abantu mu kuri umuntu akera imbuto nziza ubwazaza atsinda ab'isi kandi abemeze n'iby'icyaha ayobora abantu mu kuri umuntu akera imbuto nziza ngaho duhe kuba mu ruhande rwawe mwami kumvira amategeko dushobozwa n'umwuka ihembura ry'umwuka wera ribe muri twe tuzashobore guhamya ibyo kwizera kwacu ngaho duhe kuba mu ruhande rwawe mwami kumvira amategeko dushobozwa n'umwuka ihembura ry'umwuka wera ribe muri twe tuzashobore guhamya ibyo kwizera kwacu dukeneye imvura y'itumba yo kudukuza mu by'umwuka twerereza amame yera tube mu bwishingizi bwawe dukeneye imvura y'itumba yo kudukuza mu by'umwuka twerereza amame yera tube mu bwishingizi bwawe hari ahantu ho kwifuzwa cyane kurusha ahandi ku isi aho hantu harura barushe bose bagakumbura aho Yesu n'abamarayika bifuza kuba buri munsi abamarayika bagenda bagaruka bazanye imigisha hari ahantu ho kwifuzwa cyane kurusha ahandi ku isi aho hantu harura barushe bose bagakumbura aho Yesu n'abamarayika bifuza kuba buri munsi abamarayika bagenda bagaruka bazanye imigisha agaciro umuryango wawe nshuti ikibanga uwo mwashakanye wihanganira ibyadashoboye hari ugashobora kutuzuza byose
agaciro umuryango wawe nshuti, ibanga uwo mwashakanye, wihanganira ibyadashoboye, hari ugashobora kutuzuza byose. Umuryango usangira inama, zose bahuza ibitekerezo, abagabo badahinduka inyamaswa muri uwo muryango, abagore nabo niboro si ikizizame z'abagabura, kubera muri uwo muryango bigwitota ubuzima bwiza. Umuryango usangira inama, zose bahuza ibitekerezo, abagabo badahinduka inyamaswa muri uwo muryango, abagore nabo niboro si ikizizame z'abagabura, kubera muri uwo muryango bigwitota ubuzima bwiza. Agaciro umuryango wawe nshuti, ibanga uwo mwashakanye, wihanganira ibyadashoboye, hari ugashobora kutuzuza byose. Agaciro umuryango wawe nshuti, ibanga uwo mwashakanye, wihanganira ibyadashoboye, hari ugashobora kutuzuza byose. Ngaho mwiyumvire ikiganiro cy'uwo muryango unezerewe, buri wese mu bashakanya mfite isezerano ku mutima, ndagukunda nzahora ngukunda, n'igihuza budakunditse. Nukuri rwose urankwiriye, shima Imana yo yakungeneye. Ngaho mwiyumvire ikiganiro cy'uwo muryango unezerewe, buri wese mu bashakanya mfite isezerano ku mutima, ndagukunda nzahora ngukunda, n'igihuza budakunditse. Nukuri rwose urankwiriye, shima Imana yo yakungeneye. Nukuri rwose urankwiriye, shima Imana yo yakungeneye.